igitambo cy'Ukarisitiya kirahumuje, ariko mbere yo gusezera kuri umuvandimwe wacu tugiye kumva amagambo n'ubutumwa binyuranye kuri umuvandimwe wacu. Uwo muryango wateguriye kutubwira uko amagambo akurikirana niyingire imbere maze atubwire. Tuwaje gushimira Kiliziya, Paruwasi ya Ndera ndetse n'abasaseridoti badufashije gutura igitambo cy'Ukarisitiya. Nk'uko Padiri abivuze, twagira ngo tugire ubutumwa dutanga mu buryo bugufi no mu buryo bw'amagambo ya Mwuka, kugira ngo duhaguruke hano mu Kiliziya tugana mu yindi gahunda. Muri aka kanya rero twagira ngo twumve ijambo ry'umubyeyi wa Kizito Mihigo, tukaba twagira ngo atambuke agire icyo avuga. Bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Yego, kubona ikintu umuntu yavuga mu bihe nk'ibi ngibi birakomera, ariko tugiye kugerageza. Mbere na mbere ndashima Imana yari yaradutije Kizito Mihigo imyaka 38 n'amezi, ariko none ikaba inamushubije. Numva ari iby'agaciro imwishubije tukimukunze, tukimushaka, n'ikimenyimenyi namwe muteraniye hano urabigaragaza. Ndongera gushima Imana kandi kuba imwishubije, akaba ari nayo mpamvu namwe mbasaba ngo abamukunda mwese nimumurekure, nanjye namuhaye Imana. Twe kwisubiraho biratubohora. Ikindi nagira ngo nshimire abasaseridoti mwaduturiye misa. Imana ibahe umugisha, kandi nshimba n'abandi bihaye Imana mu nzego zinyuranye, ngira ngo mbasabire umugisha ku Mana. Ndongera gushima namwe mwese muteraniye hano, uko mungana n'uko mwadukunda, mukaba mwahungiraga n'umwana. Ndagira ngo mbabwire ngo turi kumwe, haba mu byiza haba no mu bibazo, usibye ko ibyo bibazo ntabwo bifuriza. Ndifuza ko tuzafatanya byiza, ariko n'ibibazo biramutse bije, ubwo nyine turi kumwe. Ikindi nakongera kubabwira ni akantu gato. Murabizi yuko iyo waragiye inka, iyo nyirayo yaje urayimusubiza ukamubwira uti yakire databuja. Rero nanjye ndamumuhaye nk'uko yari yaramuhaye, ndamushubije. Ariko rero tugomba kumenya ngo hano ntabwo ari iwacu, nuko tubakunda cyane, ariko ntabwo ari iwacu. Ikindi nongera kubabwira ni uko twese yari yaradushishikarije gusaba imbabazi no kuzitanga, akadushishikariza urukundo, namwe nabyo yari yarabibabwiye. None nagira ngo guhera uyu munsi kuri iyi tariki, nk'abantu b'abakristo twabatijwe, tugerageze gutera intambwe y'urwo rukundo no gusaba imbabazi. Nanjye ubwanjye nihereyeho, niba hari uwo nagiriye ikosa ampa imbabazi. Ntangiye kuri uyu munsi, kandi twese dukorana urwo rugendo.
nkongera kubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Mwese ndabireba ko mwaje muje kudushyigikira, ari abaduteye inkunga mu isengesho, ari abaraye ku kiriyo, mwese n'abaduteye inkunga morale spirituel ni byinshi sinashobora kubisobanura, ariko ndababwira ngo Imana ibahe umugisha, nicyo cy'ingenzi kandi gikomeye. Murakoze. Arakoze umubyeyi wa Kizito. Nk'uko mubizi, Kizito hari ibikorwa byinshi yakoze, birimo mu cyari kivuzwe cyo guharanira amahoro. Yari afite umuryango witwa KMP, Kizito Mihigo pour la paix, ari uhagarariye, nawe twagira ngo atambuke agira icyo tugezaho mu magambo avunaguye, dore ko mbona umwanya uri buducika. Kristo Yesu akuzwe. Kuri uyu munsi duherekeje umuvandimwe wacu, inshuti yacu, ndetse n'umubyeyi wacu Kizito Mihigo. Turashimira Imana. Ntabwo mvuga byinshi, nkatwe tugize umuryango rero yarashinze wa KMP uvuga Kizito Mihigo pour la paix. Turashimira Imana kuko yamuduhaye, ikamuha ingabire yo kutugezaho byinshi, ikamuha ingabire ikomeye cyane yo kudukundisha Imana ndetse no kwikorera. Twagendanye muri byinshi, twamamaza ubwo butumwa bwiza bw'amahoro, twabanye muri byinshi, ariko muri byose yatweretse Imana. Imana rero yaramuduhaye mu gihe cyayo kugira ngo akore ubwo butumwa. Igihe rero kirageze, kuko igihe cy'ubutumwa Imana yagombaga kumuha kirangiye, iramwishubije kugira ngo ajye gukomereza ubwo butumwa mu ijuru. Turashimira iyo Mana rero yadukora icyo gitangaza gikomeye ikamuduha, kandi twemera ko abakristo nubwo uwacu yaba yatuvuyemo tugumana kuri roho. Hari kiliziya ikiri mu rugendo aribo twebwe, hari na kiliziya iri muri purgatori igana Imana. Izo kiliziya zombi rero tubana mu buryo bwo kwemera. Kizito, Imana imwakire mu bayo, abamarayika n'abatagatifu bamwakire, maze ibyishimo byose yarasigaje kubona ayibonera iruhande rwa Yesu na Bikira Mariya. Murakoze kandi mwese Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero natwe ubwacu dusigaye tugomba kwibaza ngo se iherezo ryacu ririhe? Iherezo rya Kizito ni iri ngiri, kuba tumushagaye abakristu, umuryango, abasaseredoti, abihaye Imana. Njye ndabona n'abamarayika bahari, ndabona ijuru ryose rihari. Iherezo rye ryawe ni irihe? Dutangire dutegura iherezo ryacu. Imana ibahe umugisha. Barakoze aba
wa KMP tugiye gukurikizaho inshuti ze zirimo abadiyakiri bari hano batambuka cyangwa ubahagarariye agatambuka akagira ijambo avuga. Ngomba kuba aramusore, ngomba kuba ntanafashe note neza ngo ni araseminari. Kristo Yesu akuzwe. Kizito Mihigo rero yari umuntu ukunda gufasha abantu, hakaba hari organisation y'abaseminari ariko biga muri Polonye. Rero hari message bari bambwiye ko twasaba, hari message bari batanze bifuza kumushimira, banashimira mama Kizito karabere wacu. Bavandimwe, ndagira ngo ntangire ku magambo yo mu gitabo cy'umuhanuzi Yobu, cya Yobu, agira ati: dore wajyaga uhanura benshi ugahumuriza abari bagiye kuduhoka, inama zawe zakomeje abendaga kwiheba, abacitse intege ukabarema umutima. Kizito Mihigo umubyeyi wacu, ukaba n'umuvandimwe wacu icyarimwe, turagushimira ibyo wadufashije kuri roho ndetse no ku mubiri, cyane cyane mu gikorwa cy'urukundo wadukoreraga, kuba wadufasha kubona ibikoresho ndetse no kubona rimwe na rimwe itike y'indege. Kizito wagaburiye abashonji igaburo ryawe bwite mu bwicishe bugufi ndetse no bwiyoroshye. Hari ubwo Kizito yari masengesho yo gushimira Imana iminsi 9, yabajije abari bahari, umwe mu bari bahari aramubaza ati: nicyo wakwifuza ko usabira? Undi aramubwira ati: nsabira nzaba padiri kuko ndi kwiga seminari. Kizito aramubwira ati: manzi usabe kuba umuntu ukurikizaho gusaba kuba umukristo, ubone gusaba kuba padiri kugira ngo uzafashe abantu. Rero Kizito yari umuntu umanze kudutoza kugira umuntu mbere yo kuza kuba abakristo n'ibindi wenda twakurikizaho umuhamagaro yacu. Kizito Mihigo rero ntabwo umuntu yabona ijambo amuvugamo, ariko Kizito Mihigo ni ikimenyetso cy'urukundo rw'Imana n'imbabazi mu bantu no kubabarirana. Ndagira ngo nsoreze ku magambo ya Kizito bwari ku munsi wa 4 amasengesho gushimira Imana. Yavuze ati: nzakwagurira amarembo y'umutima wanjye, nzagura n'urukundo gufitiye, nzakwegurira ibitekerezo, nzaguha n'inganzo yanjye. Garamire wacu, urahirwa watubyariye Kizito Mihigo. Kizito Mihigo, Nyagasani akwiyereka iteka, uruhukire mu mahoro. Amina. Kizito Mihigo rero kumuvuga ntiwamutandukanye n'inganzo, ntiwamutandukanye no kuririmbira Imana, nta n'ubwo wamutandukanye na korali. Uhagarariye korali yatambuka akayibabwira, akagira n'icyo tugezaho mu mugufi. Natwe rero umuryango w'abaririmbyi, cyane cyane korali Nyange za Mariya, Kizito twifatanyije ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 mu guhimbaza isabukuru ya korali yacu. Kizito tumusezeyeho bwa nyuma twishimye kandi dukurikiza imbuto nziza yaturaze, ariyo urukundo.
urukundo ngo ruzaturange. Amwe mu magambo yakunze kutubwira yaravuze ati nimuzajya muba muri batatu mujye muvuga urukundo ndetse n'ubumwe. Icyo rero nicyo cyifuzo ajyanye, kandi nkatwe umuryango w'abaririmbyi tuzakomeza kumukunda, kumushyigikira ndetse no gusubira mu bihangano byiwe adusigiye byuje ubuhanga. Mu magambo rero ubwo duherukana bwa nyuma yagiye adukundisha Imana. Turabyibuka neza, twari abavandimwe bageze muri babiri, aratubwira ati murabona sigaye mpimba indirimbo nyinshi nziza, ariko icyo twifuza ni uko izo ndirimbo zajya zinjira mu mutima wanyu. Rero yifuzaga ko indirimbo twaziririmba ariko zikajya mu mutima wacu. Rero twarabimwemereye, tuzakomeza kuzirikana urwo rukundo n'ubuhanga biri mu ndirimbo ze. Turababaye ariko turanihanganye, tuzi ko natwe umunsi wacu uzagera, cyane cyane twebwe abari mu muryango w'abaririmbyi. Turifuza ko gusenga kwacu kwajya ariko ko kugendana n'amagambo tuvuga mu ndirimbo. Ni ubutumwa bundi yadusigiye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12 2019. Nyagasani rero namwiruko ridashira, namwiyereka iteka, aruhukire mu mahoro. Dufite inshuti abavandimwe bafite byinshi bavuga, ariko tubasabye ko kubera umwanya batwihanganira tukaza kuba umwanya mu kindi cyicaro. Murakoze kuba mwaduhaye umwanya. Nongeye gufata umwanya kugira ngo bashimire ko mwatabaye umuryango wa nyakwigendera abana bacu Kizito Mihigo. Tushimira by'umwihariko abasaseredoti baje kugira ngo duture Imana isengesho rikuru ry'Ukarisitiya turiturira nyakwigendera Kizito Mihigo. Ngira ngo nshimire by'umwihariko Padiri Ntagwongira Jean Bosco, Padiri mukuru wa Paruwasi Regina Pacis i Remera, ko yaduturiye igitambo cy'Ukarisitiya. Nagira ngo mushimire mubikuye ku mutima ntaguruke kugira ngo murebe. Turamushimira inyigisho nziza yatugejejeho. Nagira ngo dushimire Padiri Inje. Padiri akaba ari umunyamabanga mu biro bya Papa mu Rwanda muri Nonsiature. Nagira ngo ahaguruke tumusuhuze nawe. Tukaba tumushimira kuko mubizi Kizito Mihigo yari inshuti ya Nonsiature. Muzi ko muri minsi ishize yari yaratuye indirimbo Papa François. Tumushimira ko biro bya Papa mu Rwanda byahabaye. Nkashimira Padiri Musenyeri André Havugimana, tukaba tumushimira nawe. Nagira ngo tumushimire kuba yabanye natwe. Nshimira Padiri wo muri Diyoseze avukamo, akaba ari Padiri mukuru wa Katedrali ya Gikongoro. Nagira ngo tumushimire tubikuye ku mutima. Nagira ngo nsaba abasaseredoti bose bahaguruke baje kwifatanya natwe mu guherekeza nyakwigendera Kizito Mihigo. Bahaguruke baturutse hirya no hino, ari abo muri Diyoseze ya Kigali, mu diyoseze hirya no hino mu Rwanda, n'abahaguruke tubashimire. Murakoze. Turashimira abihaye Imana. Nagira ngo nsaba abihaye Imana aho bicaye n'abahaguruke nabo tubasuhuze, kandi turashimire ababikira, abafurere, kugira ngo bahaguruke. Namwe mwese rero murakoze, turabashimira, turashimira tubikuye ku mutima. Ngira ngo rero kurangiza ku byanjye
sabe padiri w'igitambo cy'ukarisitiya Jean Bosco Ntagungira atukomeze hamwe gusezera abanyuma kuri nyakwigendera Kizito Mihigo. Murakoze rero mwese, Imana ibahe. Bavandimwe, muhaguruke dukore umuhango wo gusezera kuri muvandimwe wacu. Tugiye kumusezeraho bwa nyuma mu muhango ugaragaza urukundo twari tumufitiye, ukagaragaza kandi ukwemera dufite ko turamusezeraho tuzi aho agiye mu biganza by'Imana, agiye hangu dukomezamo icyizere kuko twizera ko natwe tuzongera kumubona tugasangira nawe umutsindo w'izuka rya Nyagasani. Twingingane rero kwemera Imana yacu kuko ibyaremwe byose ari bibereyeho. Tugiye guhamba umubiri wagenewe gupfa w'umuvandimwe wacu Kizito, dusaba Imana izamuzura afite imbaraga, imushyire mu mubare w'abatowe, izamugire impuhwe igihe cy'urubanza kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose, maze asenderezwe ibyishimo bidashira. Dawe nyir'ubutagatifu, turagushimira abari hano n'abapfuye kuko washatse ko uyu nyakwigendera Kizito aba ari wowe watumye dukoranira hano uyu munsi. Turibuka ko umwana wawe Yesu Kristo mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane, kandi ko kubera ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga yemeza ko tuzazuka. Nicyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu, tugusaba duhuje ubuvandimwe tuvuga tuti: nawe uri mu ijuru, twizera kandi twemera ko twese tuzazuka. Ni muri uko kwemera maze guha uyu murambo mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu icyubahiro kandi duhaye Kizito umuvandimwe wacu, kigaragajwe n'ububani butewe umubiri we, maze amasengesho tuvuga tumusabira nayo yakirwe n'Imana. Kizito Mihigo, abamarayika bakujyane mu ijuru, nugerayo bahuye Imana bakwakire, bakugeze mu murwa mutagatifu wa Yerusalemu. Urugaga rw'abamarayika rwakwakire, maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahoze ari umukene. Nyagasani w'iruhuko ridashira
maze umwereke iteka aruhukire mu mahoro. Nyagasani mu iruhuko ridashira, maze umwereke iteka aruhukire mu mahoro. Nyagasani muhe iruhuko ridashira, maze umwereke iteka aruhukire mu mahoro. Nyagasani Yesu namwe namwe ushobora byose n'abamugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.